Imana hari amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose mu cyigisho kivuga cya cyigisho cyo ku musozi, aho bavuze ngo nubwo abanyabyaha batabizi ngo imigisha babona muri ubu buzima bayikesha ko mwisakira abantu b'Imana basenga. Rero dukwiriye kwishimira yuko turi bamwe mu bantu cyangwa se Imana ihisi umugisha binyuriye muri twebwe, kuko iyo dusomye ibyanditswe bitwereka ukuntu igihe imbabazi zizaba zirangiye ukuntu isi izamera. Rero reka twishimire yuko natwe turi bamwe mu bantu benshi bemeye Imana ihishurira amabanga yayo. Icyo ni kimwe, kuko muri Amosi 3:7 ngo ntacyo Uwiteka azajya gukora atabanje guhishura abagaragu b'abahanuzi bihishwe. Icya kabiri ni uko abanyabyaha babimenya batabimenya, imigisha babona bayikesha ko mu isi hari abantu b'Imana basenga. Burya n'ubu uri ahantu ukaba utuye mu mudugudu cyangwa se ahantu runaka, ikintu kizaranga yuko ufite itandukaniro n'abandi nuko uzabereho kuzana amahoro aho kugira ngo ubereho kuzana intonganya. Ikibazo ni kimwe, ni uko umuntu ashobora kwitwa ko ari uw'Imana ariko ugasanga imibereho ye ntabwo itandukanye n'iy'abandi bantu mu bamuzengurutse, kuko buriya twahamagariwe guhosha amakimbirane no kuzana amahoro, ntabwo twahamagariwe kuzana ibibazo mu batuzengurutse. Mbese tugomba kuba abantu bahagarariye Imana mu isi. Reka rero dushimire Imana ko icyo cyizere yakitugiriye, kandi by'umwihariko nongeye gushimira Imana kuri uyu mwanya twaherukanaga tugitangira aya mavuna. Nibwo mvuga mu guheruka ijwi ryanjye kuri bamwe. Nitwa Tuyishime Joseph. Tugiye kubana muri iki cyumweru cyane mu bihe by'ikigoroba, tuzaba turi kumwe. Ubundi reka dusaba Imana kugira ngo izivugire. Njya nkunda gukoresha amagambo avuga ngo ijambo ry'Imana rifite umwimerere waryo, iyo umuntu agize ibyo yongeraho ararivangira, ariko iyo twemereye Imana, umwuka w'Imana akavugira muri twe, bibasha kumvikana mu mwimerere waryo, kandi umumaro waryo ni uwo gukiza, ni uwo kongera gusenya, ubundi ryarangiza rikubaka. Kuko ijambo ry'Imana ryageranyijwe n'inkota ityaya mu mugi yombi, kandi mu bahero baravuze ngo ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira byose ukagambirira. Ngo nta cyahishwe kitagaragara imbere yayo, ngo ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Rero kubera ko ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kuza rikagenzura ibyo umuntu yubakiyeho bidafututse, ibyo umuntu yibwira bidafututse, ibintu byose mbese bidahesheje Imana icyubahiro, ijambo ry'Imana rihita rigira n'uruhare mu kongera kubaka umuntu ku buryo aba akwiranye n'umuntu ukwiriye kuzabona Imana. Ayo mahirwe reka tuyashimire Imana. Muri uyu mugoroba tugiye kuganira amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo intambara y'igihe. Intambara y'igihe. Reka rero mwubahe Imana twongere tuyambaze kugira ngo dukomeze icyigisho cy'uyu mugoroba. Data wo kwizerwa ukiranuka, tutagufite ntacyo twageraho. Turagusabye cyane kugira ngo wowe uzi umuntu kuruta uko yiyizi, kandi wowe uzi ibihe biri imbere yacu, wowe uzi imitego umwanzi yaduteze, kandi ukaba uzi ko turi abantu barambirwa, ugahora udukomakoma kugira ngo dukomeze. Turagusabye kugira ngo dukomezwe nawe. Ijambo ryawe rigiye gutambuka, akanwa k'umuntu kataza kurivangira, ahubwo ryumvikane mu mwimerere waryo. Ubashishe buri muntu wese duhuriye kuri uyu murongo kurwana intambara kugerageze ku nsinzi iheruka zose, kandi ntawe wimye ubufasha bwo gutsinda. Turagusabye ngo utwambike imbaraga ituma dushikama ku masezerano, kandi n'abihenda usenye ibyo bubakiyeho, kugira ngo bigishoboka ukiri ku ntebe y'imbabazi habeho gukosora ibitameze neza. Wishimire kubana natwe, kandi ku musozo w'icyigisho imitima myinshi ibinyuzwe kandi ikozweho yifuje kongera gufata icyerekezo gishyashya kigana ubugingo, kandi turwanire gutsinda ibyo twifuza, ngo bisorezwe muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Intambara y'igihe. Bavandimwe, ikintu bita igihe
kigomba kuba mu bintu bigomba guhinduka ishungura muri iki gihe cyacu cya none. Niyo mpamvu rero intambara y'igihe ni intambara nta muntu wavuga ko yabaye umuhanga mu kuyirwana, kuko intambara y'igihe icya mbere isiga abantu bananiwe mu mutwe, noneho barangiza kunanirwa mu mutwe bakaba bakora ibyaha bitari ibyitumano, bitewe n'iki? Bitewe n'uko igihe cyabaye kirekire abantu barangiza bagacogora. Niyo mpamvu iyo ugiye mu mateka y'ibyagiye bibaho usanga abantu bagiye biyegurira Imana, ariko bahura n'intambara zamara igihe gitandukanye n'icyo bo batekerezaga, barangiza ugasanga hari intege nke bagiye bagira zikagenda zibagusha mu byaha runaka, mu mitego y'ibintu runaka, ariko mu by'ukuri atari uko bari babigambiriye, ahubwo kubera ko igihe gitinze. Nta muhanga w'igihe cyatinze. Niyo mpamvu igihe cyose dusabwa kuba maso no guhora dusaba Imana kugira ngo irinde ubugingo, impagarike, kubera ko isaha n'isaha uwari intwaro ujya kubona ukabona ukibazaho bya bintu bigiye bikakuyobera. Wenda tutagiye muri byinshi, ndagira ngo twinjirire ku isomo riri mu byahishuriwe Yohana, ibyahishuriwe Yohana mu gice cyaho cya 3, umurongo waho wa 7, urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: wera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Umurongo wa 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndagira ngo turatinda kuri uyu murongo cyane. Murongo wa 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Aya magambo yandikiwe ab'i Filadelifiya. Filadelifiya rero ndagira ngo tubanze tuganire kuri iri torero ry'i Filadelifiya. Iyo usomye mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, kino gitabo gitoya cy'umuhondo, ipaje yaho ya 33, ubwira ubw'itorero rya 6 ari ryo ry'i Filadelifiya. Ubusobanuro bw'iryo jambo ngo Filadelifiya ni urukundo rwa kivandimwe, cyangwa se urukundo rwa bene data. Aho mu Cyongereza basobanurira ijambo bakavuga ngo brotherly love, cyangwa se ni urukundo rwa kivandimwe. Mu Rugiriki filosi ni urukundo, adelphos ni mwene data. Itorero ry'i Filadelifiya ryahereye mu mwaka w'1833, ubwo ibimenyetso byo kuza kwa Yesu byatumye abantu benshi bikanga,
bagasubira gucunguturaniriza muri Bibiliya, maze ni ruto bavumbura ukuri kwaribagiranye. Igishyitsi cy'Resborune cyabaye mu 1755 nyuma ya Kristo, n'ubwira kabiri bwo mu mwaka wa 1780 nyuma ya Kristo, no kugwa kw'inyenyeri ko mu mwaka wa 1833 nyuma ya Kristo, byahagaritse imitima y'abandi ibihumbi byinshi. Mu bwoba bwabo bibuka Bibiliya, maze basanga ko ibyo byose byari bimaze kuba bihuje n'ibimenyetso Yesu yavuze ko bizabanziriza kugaruka kwe. Mu isi yose hatangira kuboneka imitwe y'abantu babwirizanya umwete ko kuza kwa Yesu kwegereje. Nyuma y'icya 833 nibwo umurimo wakomeye cyane, nicyo gituma benshi bavuga ko itorero ry'i Philadelphia ryatangiye mu cya 833 nyuma ya Kristo. Igishyitsi cy'Resborune cyahitanye abantu ibihumbi 50. Muri iyo myaka yose Imana ihagurukije ababwiriza benshi bitangaza, nk'uwitwa Spurgeon n'abandi, ituma ndetse n'abana bahangwamo n'umwuka wayo, maze babwiriza inteko nini z'abantu bakuze. Twavuga nko muri Suwede, muri Scandinavia n'ahandi. Imana yagiye ikora umurimo ukomeye cyane muri ubwo buryo. Mu isi yose haba guhembuka gukomeye. Idini ya benshi yari nk'intumbi, noneho ibyutse umutwe iba nzima. Urukundo rusaba mu bakristo benshi, maze kubwo gukunda bagenzi babo batizeye, bagura ibyabo ngo haboneke amafaranga yo gutuma ababwiriza butumwa mu isi yose baburira abapagani. Hari bamwe twibukamo babwirije muri icyo gihe, uwitwa William Gareri watumwe mu Buhinde mu 1793 nyuma ya Kristo, Robert Morrison watumwe mu Bachina cyangwa se mu Bushinwa mu 1807 nyuma ya Kristo, Robert Moffat watumwe muri Afurika mu 1817 nyuma ya Kristo, David Livingstone watumwe muri Afurika mu 1841 nyuma ya Kristo, Joseph Wolf watumwe mu bihugu byinshi cyane. Ubundi kandi bashishikariraga gusakaza Bibiliya mu isi yose, niko guhanga ingaga z'abacapyi ba Bibiliya babasha gucapa Bibiliya ku giciro cyo hasi cyane, maze abantu bahabwa Bibiliya. Abantu barakanguka muri icyo gihe. Muri Amerika hahagurutse abantu ibihumbi bigeze muri 300. Turi kwiga amagambo avuga ngo intambara y'igihe. Ndagira ngo mbabwire ko muri iyi Philadelphia nta mugayo uboneka muri iri torero. Iyo usomye ubutumwa bwagenewe abantu bo muri Philadelphia, cyangwa se nk'uko tubona mu byeshuri Yohana igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8, havuga ko Kristo afite imfunguzo zo gukingura ntagire ukinga, kandi ngo yaduhaye izi imbere y'abi Philadelphia urugi rukinguye. Urwo urugi rukinguye rugereranya uburenganzira bwo kwamamaza ubutumwa bw'ukuri bushyitse mu isi yose. Kwamamaza ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu, ubutumwa bwo kwiteguza abantu ibihe by'urubanza biri imbere yacu, kugira ngo abantu babyitegure. Kandi kuba rukinguye, nta muntu ushobora gukoma mu nkokora ijambo ry'Imana ngo abuze umugambi w'Imana gusohozwa. Ntabwo byashoboka. Hano abo mu kinyejana cya 18 no mu kinyejana cya 19 kuza kugera muri iki gihe cyacu, abantu bahawe urugi rukinguye kubera ko ntabwo Imana yigeze yemera yuko inzira zifungwa burundu, ahubwo yagiye yemera ko zifunguka kugira ngo ukuri kubwirizwe, abantu bahabwe umuburo, babashe kwitegura. Nubwo turi mu bihe bikomeye, ibihe bikaba bishaririye abantu bakaba babuzwa guterana, abantu bamwe bakaba baterana, ariko baterana ukabona habayemo kwibasirwa, bamwe barafunzwe, ariko Imana iracyaciye inzira ku bantu bamwe, kuko n'ubu buryo nta wari uzi ko bwashoboka.
kandi iyo umurongo ufunzwe hamwe uba ufunguriwe ahandi. Mwari muzi ko byanditswe ngo abayuda intumwa za Yesu, izira ntumwa za Yesu, igihe zabwirizaga muri Yerusalemu ngo zikubaka y'itorero, ngo zashatse kurinda itorero ryo muri Yerusalemu, ngo maze rero ngo bituma birengagiza umurimo wo kujya mu isi yose kubwiriza ubutumwa, kandi ari cyo Yesu yari yarababwiye, ababwira ko umwuka wera nabamanukira. mu Byakozwe n'igice cya mbere umurongo wa 8 ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo guhamya Yerusalemu, Yudaya, Isamariya no kugera ku mpera y'isi. Bamaze kubwiriza muri Yerusalemu, bumvaga yuko bakwiriye kurinda ubutumwa bwahabwirijwe. Imana yemera yuko akarengane gatuma batatana, bavamo aho bakwira mu isi yose kugira ngo umugambi w'Imana usohoze. Ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu muzajya mubona biza, noneho akarengane kakaza, cyangwa se umudendezo ukibasirwa, abantu barangiza bagatatana bagakwira mu bihugu bigiye bitandukanye, ari umugambi wo kugira ngo bya bihugu nabyo bijya kubwirizwa na ba bantu bajya kubwirizwa. Kuko iyo tuza kuba tugifite umudendezo wo gukora amavuna ku misozi tubwiriza mu nsengero, ndagira ngo mbabwire ko hari umubare munini w'abantu batari kuzegera bamenye ubutumwa nk'ubu ngubu, kandi ngo bamenye naho ibihe bigeze. Ariko Imana yemera ko ibihe bidasanzwe bibaho kugira ngo ubutumwa bugenda bugera kuri ba bandi, kandi mu buryo bwose, mu buryo bwose. Niyo mpamvu uru rugi rwabwiwe Abirawodokiya ngo ngushyize imbere urugi rukinguye ntawe ubasha kurukinga. Igihe cyose Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, nasomye amagambo avuga ngo nta muntu ushobora gukoma ubutumwa bwa marayika gatatu mu nkokora, kandi bugomba kwicira inzira, nta muntu ugomba kubushakira inzira. Buriya umwete abantu bagira n'ingamba abantu bashyiraho ntabwo zishobora gutanga umusaruro iyo Imana iyoboye ibintu, ntawe ushobora kubirwanya ngo bizashoboke. Burya ibintu bizarwanywa ukabona birashobotse nuko Imana iba yabyemeye. Imana iba yabyemeye. Hano baravuze ngo ufite imbaraga nke, babwira abantu b'i Filadelfiya. Aya magambo si umugayo, si ukuvuga ko bari babuze umwete mu gihe cy'i Filadelfiya, ahubwo ni amaboko make bari bafite ugeranyije n'itorero gaturika ry'i Roma. N'ubundi Imana ntishimishwa n'imibereho myinshi y'abantu badakiranuka cyangwa amaboko y'itorero ryononekaye. Imimuriko myinshi y'ibyitiriro ntishimisha Imana. Ubusanzwe Abanyarwanda bajya bavuga ko agahimbazamusyi kava mu ngasiri. Nicyo cyatumye Imana ishima abantu bakeya bakomeje inzira yayo. Itorero ry'Isimuruna kubw'ubukene bwaryo, mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 9. Itorero ry'Ituwatira kuko babaye bake nyamara ntibadohoke, Byahishuwe 2 umurongo wa 24. N'itorero ry'i Filadelfiya kubw'imbaraga nke, Byahishuwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 8. Ubwinshi bw'abantu cyangwa ibintu cyangwa inyubako nyinshi, ibyo bimenyetso bishimisha Imana. Ubutungane nibwo Imana yifuza kuruta ubwinshi, n'ubundi ubunini si bwo bugabo. Byongeye kandi Yesu yaravuze ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Buriya ndagira ngo mbabwire ko abantu bo muri ritoro turi kwiga ry'i Filadelfiya babwirije ubutumwa ku buryo nk'uko twabibonye abantu bagurishije imitungo yabo kugira ngo ubutumwa bwamamare bugere hafi na kure. Abantu baritanga bava mu bintu byari bibahugije, abantu barara amajoro basenga nk'uko twabisomye mu ntambara ikomeye, ivugurura mu itorero cyangwa se ubyutse mu itorero. Abantu bakarara amajoro basenga kugira ngo bamenye ko abaturanyi babo baba bari we inshuti zabo. Wabonaga ko ahantu hose hari umwete. Abantu bakarara basenga kugira ngo bamenye yuko bemewe. Nigeze navuga amagambo avuga ngo muri icyo gihe cya Filadelfiya umuntu yari maneko wa mugenzi we, atari ukumuneka mu ibyaha, ahubwo kwari uburyo bwo kumuneka cyangwa se bwo kumufasha, kuko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo inimenya ntiyinegura. Bwari uburyo bwo kumufasha kugira ngo niba hari ingeso atiyiziho, mugenzi we amubwira ati nyabona iki kintu ni kibi, iyi ngeso ndi mbiyikure mu nzira. Aba bantu
bagize umwete kandi wa mwete wabo ku buryo Imana yageze ubwibashima itorero ry'Ifiladelfiya nta mugayo rifite. Ariko ikibazo twakwibaza ni ikibazo kivuga ngo aba bantu ko bagize umwete mu gihe runaka bagatanga imbaraga zishoboka zose bagakingurirwa urugi kandi bakabwiriza ubutumwa, nta wigeze agira imbaraga zo gukoma mu nkokora ivugabutumwa ryo muri kiriya gihe, byagenze bite kugira ngo icyo bari biteze nibakibura bose bacika intege hasigara abantu 50? Ndagira ngo mbabwire ngo fata ibihumbi 50 ubigereranye n'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagurutse 300,000. Nta kintu wumvamo inshuti yanjye, ntacyo wumvamo. Ibi bintu bifite ubusobanuro bukomeye cyane kubera ko ibihumbi 100 byose bikabivamo hagasigara abantu 50 bonyine. Ibi bintu ni umuburo ukomeye cyane kuri twebwe, kuko iyo igihe kirenze abantu ibyo bari biteze bakabibura, ikintu kiranga abantu nuko bahita bacika intege. Ukabona abantu batangiye kubivamo, abantu batangiye gutera intambwe bajya mu byo bari baranze, abantu batangiye kunanirwa mu mutwe kuko n'intambara ntago ziba zoroshye. Murebe umuntu wari waragurishije ibyagasigara nta kintu runaka afite yagombaga guhera kuri zeru, murebe afashe umwanzuro akavuga tumva burya twaribeshye. Iyo asubiye mu gushaka bya bindi yari yaragurishije noneho ntago yita ku byo yitwaga ko yizera, arakuturanya noneho ku buryo ba bantu usigara wibaza ngo aba nibo bigeze bamenya Imana, bikakuyobera. Ndagira ngo mbabwire ko ikintu bita gutinda kw'igihe ni imwe mu ngingo zigomba kuzashungura abantu, nta nubwo mvuga ngo zizashungura uyu munsi, zigomba gushungura abantu ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Mwari muzi ko abantu benshi twatangiranye uyu murimo, ubundi ubu butumwa bwiza nabwakiriye mu mwaka wa 2007, ariko iyo urebye abantu babwirije ubutumwa 2008, 2007, 2008, 2009, iyo urebye umva ntacyo ngiye kubavugaho, ariko usanga hasigayemo ngerere. Abandi bagiye hehe? Igihe cyaratinze, bamwe bajya gushaka amafaranga, bashaka kubaho nk'uko abisi babayeho. Nuko ibyo bitwaga ko barwanirira intambara yo kwera ntiyaba ariyo ntambara bakirwana, kuko bari bafite ibintu byinshi bahombye kandi bagomba kongera gusubirana. Cyo ni ikibazo. Mwari muzi ko mu minsi yashize Covid yaje, abantu benshi bagakanguka, abantu benshi bagatangira kubona yuko hari ubuhanuzi bwasohoye, bakabona ko igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze kuremwa bakabyemera. Ariko agahenge kaza, kaya ndirimba mushiki wacu, agahenge kaza, abantu benshi bakabivamo. Ubu uyu munsi bakaba baramaze kongera kwifatanya na bya bindi bavugaga yuko rwose byamaze kwandura za nyigisho by'amadini, basa naho bari bateye umugongo. Ubu mwari muzi ko hari abantu bagaragara ko bari baranambye, ari abasore, ari inkumi, ariko babona igihe gitinze, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, uyu munsi wa none ibyo ngibyo bikaba byabarabarambiye. Uyu munsi umukobwa akaba yicara akavuga ati none se ndi bwishinge cyangwa se izi nyigisho cyangwa se ubu butumwa nzakura hehe umugabo? Mbese aba bantu dusengana n'aya magurupe ko mbona nta bantu barimo, ko mu rusengero ariho najyaga bikarangira mbonye umuntu tuzabana, nzamukura hehe? Reka mbabwire, gutinda kw'igihe kugomba guhita kugaragaza ibiri mu bantu. Umuntu wese ku buryo igihe kigomba kuremerera abantu bagatangira kwiga ku kuri, cyangwa se kongera kugushakira ubundi busobanuro buruta ubwo bari bafite, bakavuga batumva dushobora kuba ibintu twarabyumvise nabi, reka twongere turebe ko hari ukundi kuntu byagenda.
mwari muzi ko hari abasore benshi uyu munsi bongeye gutera umugongo ukuri bari baramenye, barangiza kubwo gutekereza bakavuga ngo nidushaka gushyingirwa tuzashyingirwa gute, tuzashyingirwa gute? Mwari muzi ko hari imiryango myinshi uyu munsi, imiryango myinshi uyu munsi ruri gusibana ku mpamvu y'igihe kirekire abantu bamaze mu ntambara, mwari muzi ko abantu benshi kubera kunanirwa no gusharirirwa n'igihe kirekire, abantu benshi bagiye bahura n'ibintu uyu munsi biba bigoye gusobanura, bakagwa mu makosa atari ayo kugubwamo. Eka aya magambo yo kuri Philadelphia nza kuyagarukaho, ahubwo nongere nigarukire kuri iki kintu cyitwa gutinda kw'igihe. Bavandimwe, ingingo bita gutinda kw'igihe iteye ubwoba kandi ntabwo bireba twebwe turiho muri iki gihe gusa, ahubwo ni uruhererekane rw'abantu babanje, ba sogokuruza babanje. Iyo igihe cyabaga gitinze cyabahindukiraga ikigeragezo gikomeye, bamwe bakagwa mu byaha batigeze batekereza ko bazagwamo. Urugero rumwe, katujye mu Itangiriro igice cyawo cya 13 cya 12 umurongo wa 10. Aburahamu na Sarayi bajya mu Egiputa. Ndagira ngo mbabwire ko uyu Aburahamu cyangwa se Aburahamu niwe wa wundi wahamagawe n'Imana, iramubwira ngo haguruka usige inzu ya so ugende ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, n'abakwifuriza umugisha nzabaha umugisha, ariko umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Uyu Aburahamu tubona mu ihaguruka rye hari abantu bahagurukanye, ariko bahaguruka atari muri gahunda y'Imana. Twigeze tubibona umuvandimwe yigeze yigisha icyo cyigisho, ariko ikintu cyagaragaje yuko byagaragaye ko batari muri gahunda y'Imana n'umusozo wabo. Rega burya umuntu wahagurukijwe n'Imana iteka arwana no kugira ngo intambara ze zizasoze neza. Atwikomereze. Aburahamu na Sarayi bajya muri Egiputa, inzara itera muri icyo gihugu. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ko bavandi, inzara murayizi, wenda mwe kunsubiza, ariko buri wese hagira uko abitekerezaho. Inzara urayizi? None se wigeze uhura n'inzara kugeza ubwo ikugamburuza ukumva mu mutwe wawe hasigayemo ibindi bintu bitari bya bindi witwaga ko wizera? None se ugira ngo Aburahamu ageze ku rugero rwo gutekereza ati reka nsuhukire muri Egiputa? Mwagize ngo yari akirimo ari gutekereza ngo Imana yambwiye yuko ngomba kubwiriza abantu, Imana yampaye misiyo yuko isi izahabwa umugisha binyuze muri nge. Muzi ko intambara y'igihe ituma mu mutwe hananirwa, umuntu agasigara abona yuko ahubwo bya bintu by'Imana burya bitakinashoboka. Reka nkomeze mwiyumvire. Inzara yari nyinshi muri icyo gihugu, ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa. Abwira Sarayi umugore we ati dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajya ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirishe ubugingo bwanjye. Bavandimwe, sinzi niba mwarigeze mugira umwanya wo gukunda gusesengura ibihe abantu b'Imana bagiye banyuramo, kandi hari ibintu abantu batajya babona umwanya wo gutangaho inama cyangwa batanashobora gutanga inama. Ubu byutse twigeze twiga volume ya 6 harimo icyigisho kivuga ngo umugisha utifuzwa n'umuntu n'umwe, aho bavuze ngo ntabwo ushobora kujya guhumuriza umuntu wakuyemo inda utarayikuramo.
ntabwo wahumuriza umuntu wishwe n'inzara utaricwa n'inzara. Rero iyo urebye iyi saha dusohoyemo usanga ko tugiye dufite intambara ariko zigiye zitandukanye, ariko zose zihuriye ku kurwana kandi zirimo ziri gucogoza abantu. Ndagira ngo mbabwire ko Aburahamu yahuye n'ikigeragezo, ikigeragezo yahuye nacyo cyahise gisa naho gisibanganya bya masezerano Imana yamubwiye, bya bintu Imana yari yamubwiye, asigara abona bya bintu, cya kigeragezo kimutsikamiye cyane, atangira uburyo bwo kwishakira igisubizo, kandi uburyo bwo kwishakira igisubizo bwajemo amakosa atarabaye amakosa gusa, ahubwo byabaye ibyaha, ariko atarigeze yicara ngo apange ngo nzakora ibyaha. Ubu reka mbabwire, abantu benshi bashobora guhura n'ikintu kimeze nk'iki ngiki bakabeshya, atari uko bigeze bapanga umushinga wo kuvuga ngo ngiye kubeshya. Abantu bashobora guhura n'ikintu kimeze nk'iki ngiki bakamera nk'abazimiye, atari uko bari banze Imana, ahubwo ku mpamvu y'ibihe bibashaririye. Ikigeragezo kiraryana, wa mugani w'ababaririmbyi. Kandi ngo iyo ijoro ryatinze gutya rihinduka ikigeragezo. Iyo igihe kibaye kirekire, abantu bari bafite ibyiringiro, abantu bari bafite kwizera, inshuro nyinshi yo kwizera kujegajega, abantu baratandukira bakabivamo, barangiza bamwe bakazimira burundu. Nguko ukuntu inzira ifunganye igomba kunanira abantu benshi kuyigendamo. Ariyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Aburahamu ikigeragezo kiramubyimbana, agera ubwo aravuga tumva reka nsuhuke njye gushaka hari ibyo kurya. Arangije ahita haza igitekerezo muri we ati none se ningerayo umugore wanjye ko ari mwiza bazahita banyica nibarangiza bamujyane. Ahita abwira umugore we ati rero kugira ngo ubugingo bwanjye burokoke nuko wambabarira ntuvuge ko ndi umugabo wawe, ahubwo ukavuga ko ndi musaza wawe. None se bavandi, ko twese twizera uyu mwanya, uyu murongo duhuriyeho, ko twizera ko Imana ishobora byose, ntaho Imana itanyuza umuntu. Umva, mu bantu bafite kwizera, mu bantu bajya bizera ibintu bikomeye, buriya nanjye njya nizera ibintu bikomeye. Hari njya mbwira abantu ngo nizera ko imbunda zose ziri mu isi wazintunga Imana itatanze ijambo rya nyuma kuri njye, itavuze ijambo rya nyuma nta kintu uzantwara. Kandi koko nawe nzi ko ari kubyizera ku bantu bamwe, ariko ikibazo niba twizera icyo ngicyo njye nawe, ko nta mbaraga zo hasi zishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Wakumva ukuntu Aburahamu yari afite uku kwizera, ariko igihe kikagera bya bindi akabyibagirwa, agatangira kwicira inzira z'uburyo agomba kuza kurokoka. Ariko reka nshimire Imana ko Imana izi intege nke z'umuntu, ntabwo ihora umuntu uko ari cyangwa se imivukire ye. Hari isomo riri muri Zaburi 103 ngira ngo umurongo wa 14 rivuga ngo nk'uko se w'abana bagirira ibambe niko Uwiteka rigirira abamwubaha, kuko azi imiremерwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Bavandi, erega Imana yacu ni Imana y'urukundo, izi ko umuntu aremye mu mukungugu kandi inzoka yahaye ibyo kurya mu mukungugu. Aho harimo umugani namwe musesengura. Umuntu yaremwe mu mukungugu, Tangiriro 3:14, inzoka igiye guhanwa ihabwa ibyo kurya mu mukungugu wo hasi. Aha rero Aburahamu ntiyaba akireba kwa gukomera na ya masezerano agomba kuzasohorezwa muri we, ahubwo ashaka uburyo bwo kurengera agahanga ke. Abwira umugore we ati uramenye ntuzigere uvuga ko ndi umugabo wawe. Reka dukomeze. Aburahamu ageze muri Egiputa, murongo wa 14, Abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo, agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi. Ubwo Farawo yari azi ko ari mushiki we nyine, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo.
n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka anisha Farawo inzu y'ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu, Aburahamu aramubaza ati, icyo wangiriye ni iki? Kutambwiye yuko ari umugore wawe? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, ujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Bavandimwe, wakumva ute gutinda kw'igihe ukuntu kwatumye Aburahamu yijishura umugore we? Umugore nawe akemera gusa naho atandukanye n'umugabo, akemera kuryamana n'undi muntu, kandi muzi ko umugore w'umugabo ari ntavogerwa. Ibyo wabitekereza? Wa mugani birenze ubwenge bw'umuntu, birenze ubwenge bw'umuntu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abantu nitutita ku kintu bita gutinda kw'igihe, abantu benshi bari bugenda umusubirizo ku buryo wibaza uko byagenze bikakuyobera. Ndashimira Imana cyane, Aburahamu nubwo biriya bintu byabaye, ariko byabaye kubw'ikigeragezo kiremereye, ariko ntabwo umutima we wigeze ureka Imana ngo avuga tumva n'ubundi nsubiye iwacu byari bimeze gutya, n'ubundi umva. Ntabwo yigeze agira umutima wo gusubira muri Uriya Bakarudaya, kuko yari yaravuyemo azaho ari kujya, ahubwo Imana yabonye yuko afite umutima uyinambaho, asubiza umutima impembero. Imana iramurinda kandi iramurindira, irangije ibwira Farawo atatanze iyo utibeshye ugatunga uwo mugore, kuko uwo mugore ni umugaragu wanjye. Bavuze yuko mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi muzasanga yuko ngo ikintu bita ibigeragezo ni itanura Imana icishamo abantu bayo, kuko ntabwo umuntu Imana ishobora kweza umuntu itamunyujije mu ruganda, kandi rwa ruganda nirwo ruzatuma ahindukamo uw'Imana ishaka kwabawe. Buriya iyo umuntu atangiye kujyanwa n'akantu gatoya, ntabwo uwo muntu ujyanwe n'akantu gatoya ko kwihangana ngo yicara atekereza avuga ati none se nzakuraho umugabo muri aya matsinda dusengana, cyangwa se nzashingirwa gute? Umuntu ugifite ibibazo bimeze gutyo nta nubwo yarwana urugamba rukomeye ruri imbere yacu. Ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu abantu bagomba kunyura muri ibi bigeragezo, bagomba kunyura muri izi ntambara, kandi niba waranyuze muri ibi bigeragezo ugatsindwa, hakabaho kugenda habaho gutsindwa ku bintu bimwe na bimwe, intege nke zikaza, ntabwo Imana ishobora kuzakureka gutyo gusa, ahubwo igomba kongera kukunyuza ahantu ku buryo bigaragara yuko wihannye neza kandi wahindutse izahabu nziza. Kuko na Aburahamu kugira ngo atange ubuhamya budashidikanywaho yuko yababariwe mu buryo bwuzuye, Imana yongeye kumuha ikigeragezo cyo gutamba umwana, kandi icyo ngicyo cyo yaragitsinze, yacyitwayemo neza, kandi cyari ikigeragezo gishishana. Reka mbabwire, buriya kwizera mu Bibiliya yakugereranyije n'ingabo ikingira igituza. Mu Baefeso igice cyaho cya 6 aho bavuze iby'intwaro z'Imana. Rero ikintu bita kwizera, guca inzira aho zitari, kongera kubaka cyangwa se kongera gukora ibyo umuntu atatekerezaga ko byakorwa. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga yo kwizera, kandi umuntu wese wanyuze muri izi ntambara akanyura mu bigeragezo bitandukanye, buryo uwo muntu niwe uba ufite n'ikintu yabasha kuvuga, niwe uba ufite umva, niwe udatinyishwa n'ibindi biba biri imbere. Ariko utibwira ngo niba waratsinzwe ibyo wahuye nabyo byabanje, utibwira ngo uzarwana n'ibizakurikiraho. Oya, Imana yemera ko umuntu anyura ahantu kugira ngo aze kuhabonera imbaraga, nanyura muri iryo tanura akaryitwaramo neza, aze guhinduka umuntu
ugomba kuzasigara ahamiriza abandi ko burya yabonye kugira neza kw'Imana, kandi n'ibindi bizakurikiraho azavuga tumva Imana yandokoye ibi ngibi yananirwa ite kundokora n'ibi ngibi ndimo ndi kugeramo. Abantu tuzahura n'intambara zizatuma twiga kubaho twambaye umwenda umwe, ubukene bugukubite ku buryo usigara wiga kubaho wambaye umwenda umwe. Nubona nta bundi bushobozi ufite bizagenda bite. Uzahura n'intambara zizatuma usigara wiga uburyo bwo kurya rimwe, cyane ko uyu munsi n'ubutuma turi kuvugana nzi neza ko ubuzima butoroheye abantu benshi, intambara y'igihe. Uzahura n'intambara zizatuma nubwo uri umugabo mu rugo iwawe usigara utagira ijambo, umeze nk'udafite ijambo, ku mpamvu yo guhitamo kwawe. Umugore bimugendekere gutyo, ntabwo Imana ishaka kuba ingaruzwa muheto cyangwa imbata y'undi muntu, kuko ntawe Imana yigeze ibyemera ibyo bintu, ariko ishaka ko ikintu wa mutima ufite amajagada yo kwishyira hejuru ugenda ukoroshywa ugacishwa bugufi ku buryo Imana nivuga uri buze kumva ikintu bita ihanjagari n'amagambo menshi yashize. Ubu mwari muzi ko umuntu utarigeze amenyera intambara, amenyera kurwana, ahari wenda hari igihe ababona ko abageze mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo bakagira intege nkeya, ababona ari ubu. Umwiteguro w'imvura yitumba. Reka nsome aya magambo nimurangiza mwumve. Ubuhenzi bwa Satani uri ku ipaje yaho ya 8. Ubuhenzi bwa Satani. Satani nabishobora azabavutsa umwiteguro wo kuzagarara kuri uwo munsi, azashyira ibintu by'inkomyi mu nzira banyuramo, maze abaterereze gukunda ubutunzi bw'isi, abatere no kwikorera umutwaro uremereye w'amaganya, kugira ngo imitima yabo iremererwe n'iby'ubugingo, maze umunsi wo kugeragezwa uzabatungure nk'umujura. Imbaraga za Satani zizakora cyane ngo zikomeze kuyobya imitima ye kumenya ukuri guhoraho. Umwanzi yateguye ibirushya bihwanye n'imigambi ye bwite, inyungu z'iby'isi n'imikino n'imyambarire y'iki gihe. Ibyo nibyo byigaruriye imitima y'abagabo n'iy'abagore. Dukwiriye gutera umugongo ibintu igihumbi biduhuza. Habaho ibintu byinshi kandi bigatera no gushimikira, nyamara amaherezo yabyo akaba ubusa. Abanyurwa nabyo bakomeye baharanira kwita ku bintu by'agaciro gake, kandi bakaba ari byo bibandaho. Dukeneye kumenya inshingano yacu yo kugaburira imitima yacu ibyo kurya byerekeza ku bugingo bw'umwuka. Umuntu yamenyereye kwita ku migambi ya Satani kandi ntiyakwishoboza gutsinda umwanzi ukomeye atyo, keretse Kristo umunesha ukomeye cyane utuye muri we, akayobora imigambi ye, akamutera imbaraga. Satani arategura ibishuko bye kugira ngo ishukana rye riheruka ashukashuka abantu b'Imana be kuzamenya ko ari we. Uwo mugome utagoheka aboga runono buri kanya. Abamarayika babi bahora batwoga runono buri mwanya. Ndabwira bose nti mwirinde ubwanyu, kuko Satani wigira nka marayika w'umucyo azerera muri buri terano ry'abakozi ba Kristo no muri buri torero ashaka kwigarurira abizera. Nta kintu Satani atinya cyane nko kubona abantu b'Imana batunganyiriza inzira zabo kuvana inkomyi yose kugira ngo Uwiteka asuka ku mwuka we. Intambara ikomeye yo kurwanya ubwiko n'ubuhenebere bw'umutima w'umuntu ntabwo ikwiriye kudebekerwa. Abibagirwa Imana bose naho yaba ari isaha imwe cyangwa akanya gato bari mu nzira y'akaga. Iyo umukristo aretse kwirinda uwo mwanzi uhora mwoga runono amugwa gitumo. Umugabane umwe wa gatatu w'abamarayika bo mu ijuru barohejwe
Eva na Kayini imfura ye barohejwe nabo. Abantu bose uretse 8 gusa barohejwe igihe cy'umwuzure. Abenshi mu bayobozi b'amadini mu gihe cya Kristo barohejwe nubwo bahamishaga umwana w'Imana gukora bimwe mu bitangaza bye bikomeye cyane. Mu minsi y'imperuka ubwo imbaraga za Satani ziziyongera bikomeye cyane, azayobya n'intore niba bishoboka, kubera ko kwiyongera kw'imbaraga z'ibishuko bya Satani kubera kwiyongera kw'imbaraga z'ibishuko bya Satani, ibihe turimo byuzuwemo n'akaga k'abana b'Imana. Bavandimwe banjye, ibyo koko ibihe turimo byuzuwemo n'akaga ku bana b'Imana cyangwa se k'abana b'Imana. Niyo mpamvu ubu uyu munsi uganiriye na buri muntu wese, cyangwa se abantu bakagera ubwo baganira bakirekura, umwe akavuga ibintu ubuzima arimo. Hari igihe umuntu ashyira ibintu aho ngaho ukibaza uti umva, wakumva ibyo ukavuga uti ibyanjye biroroshye. Ariko nanone muzirikane ko nta munenganenzi uzakingurirwa ijuru. Mu gitabo cy'inyandiko zibanza mu cyigisho cy'ishungura, muzirikane ko handitswe ngo abanenganenzi n'abatagira icyo biyitaho abamarayika barabaretse bakajya bajya gufasha abari gusenga n'umwete wabo wose, kugira ngo barebe ko umwijima wari ubakikije wabakurwaho. Ubu hari intambara mu miryango, ubu hari intambara mu buzima bugiye butandukanye, ubu hari intambara. Umva, igihe cyabaye kirekire mu buryo umuntu adashobora kuba yavuga ku buryo umuntu yicara akagera ubwo avuga atari ku bundi ibi bintu ijambo ry'Imana rimbwira, izi mfunguzo zo kurokoka zashoboka zite n'ibigeragezo ndimo imyenda, iyi myenda ndayishyura gute? Mfite ibibazo n'ibi ndabigenza gute? Ko numva nanjye nkomerewe, ntabwo ngifite uruvugiro. Satani ameze nk'abo yafashe abantu benshi mu cyico. Ariko bavandimwe banjye, Imana yarokoye Aburahamu kubw'umutima uyikunda yabonaga ko yari afite, nawe yiteguye kukurokora. Bamaze kugenda, none se kuba waba urimo ideni nibyo byatuma ufata umwanzuro yuko iby'Imana ubisezeyeho? Erega ukomeje gutitiriza rya deni Imana ibasha kuryishyura. None se kuba waba ufite urugo rwananiranye rwakunaniye, umugabo yakunaniye, umugore yakunaniye, niyo mpamvu utumye iby'Imana ubisezeraho? Oya, nukomeza umva, takira Imana. Ahari muri ya saha wowe udatekereza, uzabona ubutabazi bw'Imana izagucira inzira. Ahari wenda ushobora kuvuga ati umva, ntabwo niba uri umukobwa uti ntabwo nzabonera umugabo aha hantu. Kuki utizera ko Imana ishobora kuhakuremera umugabo niba ari ngombwa, cyangwa se ikagukuramo n'icyo gitekerezo, kuko igihe dufite n'ikigufiye. Ntabwo Imana igitanga intambara umuntu adashobora kurwana ngo azaneshe, ntabwo byashoboka. Niba uri umusore ukaba uvuga uti none se nzashingirirwa hehe, icyo ngicyo koko umva, saba Imana pe. Niba ufite umuntu waguye mu cye, cyangwa se ukaba ufite ibikomere runaka, saba Imana kurenga bya bikomere, kuko igihe dufite n'ikigufiya. Nagira ngo mbabwire ko imbabazi nizirangira, cyangwa se uko ibihe turi kugenda tubyegerageza dukurikije uko bimeze, abantu bamwe bazajya babona yuko gucika intege kwabo ntacyo byari bimaze, bakagombye kwihangana bagasingira ingororano iruta izindi zose, bakayisingira pe. Ariko bakaba baraciwe intege n'akanya gatoya, uzi kugira ngo unanirwe wari ugeze ku musozi. Umva, birababaje. Ndagira ngo nigarukire kuri ya magambo nigeze ncumbikiraho, cyangwa se natangiriyeho, yo mu bantu b'i Philadelphia, cyangwa se ngaruka muri cya gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe page 58. Ubwo turigira ngo twerekere no ku musozo.
hano iyo ukurikije ibintu byatumye abantu bahaguruka bakamamaza ko Yesu agiye kugaruka, bakareka ibintu byabo bakagurisha ibyo bafite kugira ngo ubutumwa bwamamare bugere hafi na kure, ukareba uko byaje gusoza ba bantu bacitse intege, hasigaye itsinda ry'abantu bakeya gusa, abantu 50, ukareba ukuntu byaje kubagendekera, bituma natwe tugira ikintu bita kwibaza. Muri iki gitabo banditsemo amagambo avuga ngo ibyanditswe mu byeshuwe igice cyawo cya 6 muri bya bimenyetso byamenwe mu kimenyetso cya 6, ibimenyetso byo kuza kwa kabiri kwa Yesu bigaragara mu 1755 nyuma ya Kristo. Igishyitsi gikomeye bikabije cyategeshije isi yose mu mwanya w'amadakika w'iminota 6, cyumvikanye bikomeye muri Amerika no muri Afurika no muri Aziya, ariko cyane cyane mu Burayi, cyitwa Lisbonne, kubera ko uwo mudugudu wo muri Portugal watsembweho nacyo mu kanya gato hagwa abantu 30,000. Muri ayo madakika abakomeretse nabo bamaze gupfa, umubumbe wabo ugira ku bantu 75,000 bisaga. Noneho ku itariki 19 z'ukwezi kwa 5 1780 nyuma ya Kristo, izuba ryijimye uhereye nka saa 3 ku gasusuruko, iryongeye kuboneka uwo munsi wose ku manywa y'ihangu. Inka zari zamaze gutaha, uducurama dusohoka mu twobo twatwo. Muri iryo joro ukwezi kwabonetse gusa n'amaraso. Ku itariki 13 z'ukwa 11 1833 nyuma ya Kristo, abantu bakangukiye ku rwererane batazi ikibiteye, basohotse babona za kibona umwe zigwa ari ibihumbi n'ibihumbi zinyuranamo mu isanzure hose. Icyo gitangaza cyahereye nka saa 3 z'ijoro kirakomeza ubwo bwacyaga kugeza bukeye. Ababibonye bageranyije umubare w'izaguye bati zirenga ibihumbi nka 200 kuri buri saha mu mwaka kuri buri saha. Mu mwaka w'1836 nyuma ya Kristo zongeye kugwa, ariko atari nyinshi nk'izo mu 1833 nyuma ya Kristo. Zabonetse mu bihugu by'Uburayi no muri Aziya gusa no muri Afurika y'Ikasikazi. Ibyo ni ibyagaragariye amaso gusa, ariko dusesengure. Izuba, ukwezi n'inyenyeri byose byerekana umucyo, urumuri. Izuba rigira umucyo mwinshi cyane, ukwezi gucana umucyo uvuye ku zuba. Inyenyeri imurika umucyo mukeya ariko ari uwayo. Uko ni ku izuba rigeranya ijambo ry'Imana Bibiliya, ukwezi kugeranya umuvugabutumwa kuko ubukuru abukura muri Bibiliya. Inyenyeri igereranya umwizera kuko imirimo ye, imibereho ye ari byo bivuga ubutumwa mu gihe batangazwa nuko ari umuntu mwiza. Igishyitsi rero ari cyo nyeganyega Madamu White yabonye kigeranya ubwoba buterwa n'ubutumwa buvugwa ntibwumvigwe, bigatuma banyeganyega. Dore uko bikurikirana: igishyitsi, ubwoba buterwa n'ubutumwa bwiza, kizakurikirwa no kwijima kw'izuba, gukurwa kwa Bibiliya nk'uko byahoze mu gihe cya Tuwatira. Ibyo ni ibintu dusatiriye cyangwa se tubona byatangiye gukurwaho. Ibyo bikurikirwa no guhinduka amaraso k'ukwezi cyangwa se kubabazwa ndetse no kwicwa kw'abavugabutumwa, cyangwa ubutumwa babwiriza kubera ko bazaba barabukuye muri Bibiliya izaba yakuweho. Nguko uko bigiye gukurikirana uhereye ku gishyitsi turimo cyatumye abayobozi bikanga ngo abantu babaye abaka, ngo abantu ngo barasohotse. Ibyo ni ibihe biri imbere yacu kandi twitegura bigiye gusohora. Ndabisubiramo: igishyitsi kigeranywa n'ubwoba buterwa n'ubutumwa bwiza, kizakurikirwa no kwijima kw'izuba. Kwijima kw'izuba ni ugukurwaho kwa Bibiliya nk'uko byahoze mu gihe cya Tuwatira. Ibyo bikurikirwa no guhinduka kw'amaraso. Ibyo bisobanura kubabazwa kw'abantu b'Imana no kwicwa kw'abavugabutumwa
ubutumwa babwiriza bakuye muri Bibiliya, kandi Bibiliya ikazaba yanzwe. Ibyo ni ibihe biri imbere yacu. Niyo mpamvu Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gushikama, abantu bakaba bafite urufatiro nyarwo kandi badahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko ahantu tugiye kwinjira ni ahantu hazaca umugabo hagasiba undi, ni ahantu hazaca umuntu utitaye ku magara ye, wa muntu witwa umukristo koko. Yesu avuga iby'inzira ifunganye, iby'inzira ifunganye muri Matayo igice cyaho cya 7, Kamagere yavuze iby'inzira, iby'irembo, inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Plutôt Kamagere igice cya 7 umurongo wa 24, inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Bavandimwe, ongera usuzume urufatiro rwawe, kandi muri uko gusuzuma urufatiro rwawe, intambara urimo si uko ijuru ritazizi, ibigeragezo ufite si uko ijuru ritabizi, ahubwo Imana iragira ngo irebe gukomera kwawe, kandi nutabaza Imana, Imana izagutabara. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo Imana izirengagiza intore zayo. Amagambo nsoreza hari muri Luka igice cyaho cya 19, Luka igice cyaho cya 19, aya magambo reka nyasome kuko Luka igice cya 18, aya magambo kuko ni amagambo njya nkunda cyane, reka nyasorezeho. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera. Ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana, agezeho aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko Umwami Yesu arabaza ati, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Bavandimwe banjye, uko uyu mucamanza yatitirije muri iki cyigisho cyo gutitiriza k'uyu mupfakazi atitiriza umucamanza, muzasanga mu migani ya Kristo baravuze ngo bahahaye titiri ivuga ngo ubutumwa ni indobanure, batangira amagambo ngo ni indobanure mu bundi butumwa bwose. Rero hano bari kutubwira iki? Uyu mupfakazi yaragiye ajya ku mucamanza ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Undi aramubwira ati, genda uzagaruke. Arongera aragaruka ati, ndagarutse ndengera ku mwanzi wanjye. Ati, genda uzagaruke. Undi isaha amubwiye akongera akagaruka, isaha amubwiye akongera akagaruka. Nuko umucamanza aravuga ati, umva, nubwo ntubaha Imana, ariko uyu muntu kuko anduhije ndamurengera. Yesu arabaza ngo, niba umucamanza ukiranirwa yaragize impuhwe akavuga ati, reka murengere, mbese Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera rwose. Rero inshuti yanjye, Imana iriho, Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Kubera ko atarayihagurukaho, aracyahongerera ibyaha by'abihana. Reka Imana idufashe muri uyu mugoroba. Ubwo gutinda kw'igihe, intambara y'igihe yatumye abantu benshi bagwa mu makosa. Reka ayo makosa yihane.
kandi ahongererwe Yesu aciciye ku ntebe y'imbabazi. Ni ukuri ntacyo Yesu atakwishyura. Umva, wowe ufite intambara ukaba wibaza uvuga uti ntabwo buri buke, Bibiliya iravuga ngo hari kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga. Imana niyemera ko buri buke ukiri muri iyo ntambara, nuko ifite n'ubushobozi bwo kuguha imbaraga zo kwihanganira icyo kintu kugeza ubwo izaba imaze kukubona nk'izahabu nzima. Ntabwo ari wowe wenyine, twese dufite intambara ziremereye duhanganye nazo. Ingorane n'umuntu uzicara akavuga yuko abantu tumeze nk'abari muri paradizo. Kujya muri Kristo ntabwo ari ukujyaho tutazahura n'intambara. Intambara tuzatandukana nazo ari uko Yesu agaruka, ariko dukwiriye gukomezanya. Utazaba mu bihe ukumva ko ari wowe ubirimo wenyine. Ntabwo ari wowe wenyine, twese duhanganye n'intambara, kandi abo twigiraho bakaba ari amabuye yo gutarukiraho kuri twebwe, bahanganye n'ibigeragezo bitaboroheye. Ariko shikama kandi urwane intambara yo kugira ngo ugere ku ntsinzi iruta izindi zose. Dore Yesu agiye kugaruka. Ube nk'uriya mucamanza, ukomeze utitirize, ukomeze ubwire Yesu tumva sinishoboye, sinshoboye kurwana ibi bintu, kurwana n'izi ntambara, kandi ndashaka kunesha, ndashaka kuzagusanganira ubwo uzabuhamagaye abera ku bicu, nanjye nzazamuke mu bazahamagarwa. Imana yiteguye kuguha imbaraga, kandi yiteguye kuguha imbaraga zo gutsinda ibikugerageza no kukwambika imbaraga. Suzuma urufatiro rwawe kandi wongere kwiyegurira Imana mu bundi buryo kugira ngo twuzurwe n'imbaraga zo kunesha mu buryo bwuzuye. Nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira, ngo Imana ibisoreze muri twebwe mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga Imana. Data ukiranuka wo kwizerwa, turagushimira ko ijambo ryawe rimaze gutambuka. Intambara y'igihe nibyo koko yashubije abantu benshi inyuma, bamwe baragamburura bataratera n'umutaru, kandi ntabwo tuzi ngo dusigaje igihe kingana gute. Kandi icyo tubona ni uko tubona yuko igihe kitwegereye, kandi ibihe biri kugenda byisuka kuri twebwe mu buryo butandukanye. Ariko ntabwo watubwiye yuko dukwiye kwihangana umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, ahubwo dukwiriye kuba mu isi dukiranuka kugira ngo duhinduke urugero. Kandi igitambo cya Kristo gukiranuka bishoboka. Turagusabye rero kugira ngo tubashishe guhangana n'intambara duhanganye nazo, kandi ubona ko icyo washakaga kumuremamo wakimuremyemo, ubasha gutanga igisubizo. Erega ibitugerageza byose ntabwo ari uko utabifitiye ibisubizo. Wumve gutaka kwa buri wese ugutakira, kandi usubize gutaka kwe, kandi buri muntu wese akunambeho. Uturinde ko hagira abagabanuka bagacibwa intege n'ibyo bari kunyuramo, ahubwo twongerera imbaraga zo kunesha, kandi dukure inkomyi mu nzira, dusukirwe umwuka wera, twitegure gukora umurimo, twitegure kuba bushaka ko tubabo. Ngaho rero ijambo ryawe rigira umumaro wo gukiza no kutweza, byose bigenda nk'uko ubitwifuriza. Bisabye Data binyuze mu izina ryiza rya Yesu, amen. Amen. Mwigisha warakoze w'uyu mugoroba, akadushima Imana cyakomeje kuduha imiburo. Rero ni ahacu cyane kugira ngo